Yesi nongeye kubasuhuza bantu banjye nongera kubabwira nti Imana ikomeze ibandebera icyoroshye guys. Uyu munsi ya business yacu nabikujemo akangeraho mureba nkabereka withdraw proof. Noneho episode igezeho niyo gukora task, kubereka uburyo umuntu yakora task. Yes, ubyumvise neza, gukora task. Icyo nongera kubibutsa ni ubuntu, nta gushora muri iyi business. Okay, yes, ikintu ugiye gukora ugiye kuza muri browser yawe. Yewe ni Chrome nkoresha, browser yawe. Ubwo uraba winjiriye kuri ya link nabahaye iri muri comment ya mbere iraba ari link y'iyi video. Okay, yes. Wakanze kuri linki, winjiye, wiyandikishije. Kwiyandikisha biroroshye guys, kwiyandikisha biroroshye. Ndumva nta kigoye kirimo, ni ugushyiramo nimero nyine nk'ibisanzwe na password, ugahita ugera hano. So uhita ugera ahantu hameze gutya. Yes, home yayo imeze gutya, muri kuyibona. So aya ni ama application za messenger murazizi, aya ni ama app nyine bagenda bamamariza. So icyo ukora uhita uza hano hasi handitse inshingano. Ndabona ngira ngo muri kuhabona inshingano, hano hagiye guhita haba ubururu. Yes, urabona hano hari iterambere ry'imirimo. Yes, nyine bivuze ngo ni imirimo uba wakoze ku munsi. Uba wemerewe gukora imirimo 5. Yewe nakoze 0, bivuze ngo nyine nta murimo n'umwe ndakora uyu munsi. Okay, tugiye kurebera hamwe rero uburyo iyo mirimo ikorwa. Urabona ko kuri balance mfite 263. So bivuze ngo nyine ya yandi nabikuje yangezeho direct. Dore balance amafaranga asigaye 263. Tugaruka hano ku inshingano. Icyo ukora hano rero kiroroshye, ukanda hano handitse ngo shaka gahunda, ukandaho ugahita utegereza. Urabona hano uko bise bimeze, nta kwirirwa wirushya. Uhita ukanda hano handitse ngo tanga icyifuzo cyo kwishyiriraho porogaramu, ugahita uhakanda, ugahita utegereza utu tuntu tw'icyatsi tukuzura. Urabona aka kabiri kagiyeho, aka gatatu kagiyeho, aka kane kagiyeho, ugategereza. Aka gatanu nako kagiyeho, n'aka gatandatu kagiyeho. Ugahita ukanda hano h'ubururu handitse ngo tanga inshingano, ugategereza. Ibicuruzwa byarangiye. Ubwo bukoze task ya mbere. Urabona uyu munsi dukoreye 125. Tugiye kongera duhite dukanda mpaka task 5 zuzuye. Dukande kuri task ya kabiri, n'ubundi dukande dutegereze kwa kundi dutegereza. Urabona utegereza utu tuntu tw'icyatsi tukajyaho tukuzura. Yes, ndagaba utegerejeho gatoya. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona izindi boro nk'izi z'ubwenge guys. Ugahita ukanda hano tanga inshingano, ko akazi kawe nyine kaba karangiye. Urumva, ugahita wongera. Urabona umaze gukora imirimo 2. Ugahita ukanda undi, ugahita utanga inshingano. Yes, urabona biroroshye. Niba ari ikintu cyoroshye ni ibi bintu. Urabona ni ama application baba barimo bagenda bamamaza. Iyi ngo yitwa Radia SK. Urabona hano barakubwira ngo ntugafunge idirishya mu gihe cyo kwishyiriraho app. Yes, urumva iyo ubifunze nyine ubuhiye, urareka bikarangira. Urabona turimo turagenda, twagiye kabaye, tumaze gukora 3. Messenger kids. Iyi ni messenger y'abapeti.
urabona ni ama application baba barimo bagenda bamamaza. Ushobora kuvuga ngo aya mafaranga ngo bishyura ngo ni ay'ubuntu, wapi, urimo urabarebe aya ma application aba yabishyuye kugira ngo mugende muyareba bayamamaze. Yes, ni ukwamamaza, nyine ni urubuga rw'itangazamakuru nk'uko babivuze, baba bagenda bamamaza ibicuruzwa byabo. Yes, urabona tumaze gukora imirimo ine, reka dukore task ya nyuma y'uyu munsi. Dukore task ya nyuma y'uyu munsi, cookpad recipes homemade food. Yeah, ibi ni ibyo muri UK. Icy'ingenzi ni uko tubireba tukagira dute, tukishyurwa, nicyo cya mbere. Ibindi byose ntacyo biba bivuze. Yes, urabona ko imirimo yacu y'uyu munsi, yes, imirimo yacu y'uyu munsi yarangiye. So urabona tuje hano ngo uwanjye, hano handitse ngo uwanjye, urabona dufite balance ya 888 kandi kubikuza minimum ni 1000. Yes, so urumva tuzategereza ejo tuzaba twujuje ayo kubikuza, duhite tugira dute, tubikuze. So hano hari ubundi buryo bwo kwinjizamo amafaranga rero, utumira abantu. Uza hano handitse ngo tumira inshuti, ugahita wandika hano handitse ngo gukoporora ubutumire, bivuze ngo ubukopinze, ukanze copy, ubukopiye link, yes, yo kwinjira, ugahita uyikopiya ukagenda ukayoherereza abantu ugize ute, ushatse b'inshuti zawe, ukababwira bakakwinjiraho. Urabona jyewe ntago ndinjiza umuntu n'umwe kandi maze ndabikuza nta kibazo, amafaranga yangezeho. Abatarabibonye barebe video yindi, umva. So ndumva, yes, ndumva ari ibyo iby'ingenzi. Nizere ko mwabibonye. Nzagaruka noneho mbereka step by step uburyo bwo kugira gute, bwo kubikuza, tuyabikuze mpaka tugezeho. Yes, tuyabikuze mpaka tugezeho. Wabyumvise neza ko urabona aba ni abantu baba barimo bagenda bakorera amafaranga. Yes, urabona uyu nguyu yabakoze task, uyu yabakoze nawe task, ariko iyi task yuwe ifite 320, bivuze ngo yaguze VIP hano. Yes, urabona hano hari ama VIP, iyo ushaka gushora nabwo urashora. Urumva inyungu zo mu cyiciro, umubare w'imirimo ninjiza ya komisiyo, igice cy'igihe buri munsi, imirimo ni 5, urumva, ukabona 625 ku munsi, urumva. Noneho ku kwezi ubona 18,000, ku mwaka ukabona 228, ari nayo level ndiho jyewe nk'umuntu mushyashya. Nawe winjiye ni iyi level uba uriho. Rero hari level umuntu ajyaho, ikigereranyo cya komisiyo ishinzwe ubutumire. Hano ni igihe watumiye umuntu. Uburyo bwo gutumira, saba kuba umunyamuryango. Umva, umunyamuryango, umuntu utumiye igipimo cya komisiyo y'umutumire ubona 10% by'amafaranga yinjije. Noneho umubare w'amafaranga yinjira ni 2,000. Icyo ntaramenya ni izi 2,200 bahita bayaguha ako kanya. Yes, iyo utumiye umuntu. Noneho uwo muntu watumiye yatumira undi muntu, bagahita baguha 660. Noneho uwo muntu watumiye yamaze gutumira already undi muntu. Uwo muntu rero yatumiye nawe yatumiye undi muntu, uhita ubona aya 440. Urumva bigenda byinjiza bitewe uribaza, ni ibintu bimeze nkaho bitarangira. Noneho igipimo cya komisiyo yinjiza
ifishi yo kuzuza inshingano abayoborwa a barangiza inshingano ikigereranyo cya komisiyo ishinzwe. Ibi bintu rero bigiye bicanganye ariko 2022 J1 so J2 ibi nabyo tuzagenda tubikora turebe ibyo ari byo. Ni ukugenda tugerageza. Icy'ingenzi nashakaga kubereka ni ukugira ngo uba ukuramo ariya makeya ntawamenya, uba ukuramo ariya adasaba gushora. Nitumara gukuramo amafaranga tuvuga tuti aya ngaya arahagije, noneho niyo twashora ngahe nta kibazo twaba dufite, tuzashora turebe ibivamo tuvuga tuti kama mbayamba yes. Mwibuke gukanda subscribe, ndabemera sana, murakoze kuba mwarebye iyi video muri ab'agaciro. Mugire ibihe byiza.